nje nawe ibintu bishobora kuba ibindi bikanabyara n'ibindi witonde nanjye unyitondere sibyo ndagiye se mana no nikozeho pe jewe mbifitemo uruhe ruhari kugira ngo abantu bamumbaze se kubimanga n'umuntu bivuze ko nyine ahagiye ngendi urukururana ndi bumenye ahantu ari awe ibintu bishobora kuba ibindi bikanabyara n'ibindi umurashuti witsikindege ibyo unyuramo byose siko bizahora Ritha izere Imana komeza wizere umunsi wawe uzagera hari igihe ubuzima bukuremerera ukibaza ejo yawe ngarutse nsanga nawe Ritha yes ntago bishoboka ukaba utarigeze umbwira habe no Rina habe no kunyandikira message wowe Rina wowe undi se ufata nk'inshuti yawe cyangwa nyine umfata nk'ikintu watoraguye aho ngaho akubundi urukundo ngukunda uraruzi cyangwa umfata nk'abisi biraho bisanzwe cyangwa uri kumbeshya ngambwira kumbeshya bimbwira gira vuba mbwira kuri kumbeshya no wait agose utambwira kugiye kuba nka Romeo Amanda uzi ko Romeo neza kubyumva nyine byamunaniye akanuka ibaze Romeo uri gutekereza igihe bamenyaniye okay ese uratekereza igihe ubucuti bwacu bumaze ako banza umbwire kuri kumbeshya bimbwira igihe cyo nkumenyesheje nase ndi kubirota se ndibi nabirota nicyo kibazo bimbwire kuri kumbeshya ngiye nkumenyesheje ko utari kurota icyo ni icyambere icya kabiri ibyo ndi kukubwira ni ibyanyabyo ngiye naje hano nje gukina nawe nje kukubeshya urarinda uvuga se ngo meze neza uku niko nsanzwe meze urabona nari guseka sinishimye Rina reka nkubwire nakabaye mpita nkwijyana cyo kuzongera kuvugana nawe ari uko Ritha yabonetse gusa mva nkubwire impamvu nabikoze nuko nanjye mfite inshingano zo kumushaka kandi nimubona unyitegure kuko ntago ubundi se hagiye ubundi wambwiye igihe amaze yarabuze amaze nk'ibyumweru bitatu wait amaze ibyumweru bitatu none se reka mbabwire ngiye naragerageje narashakishije nagiye warashakishije gute seho na leta habe no kunyandikira message Rina habe no kunyandikira message Rina ese ntago uzi kwandika message ntago uzi no kwandika kuri WhatsApp nta nubwo wari kumbwira kuri email nayinjagaraye just ni man baba yanarinje ndabizi ufite agahinda ariko reka nkubwire wabaye umwana cyane ubundi uzakura ryari umenye kuri umuntu mukuru nanone right ndumva naguturitsa ntitaye ko ufite agahinda ndumva naguturitsa nkakubona waturitse uzi ari hehe uzameze ati ubwirwa n'iki ko atasaze akaba ari mu ishyamba ari kwirukanka yambaye ubusa none uri nanjye icyo nzi nuko ahari atameze neza kuko nanjye simeze neza muri ngewe sibyo akorina ubu narinzi ngo warakuze abaye umuntu w'inkumi ariko maze kubona ko utarakura niba ugira ikibazo nitwa ngo ni inshuti yawe ya hafi niba uko nkufata nk'inshuti yanjye ariko nawe umfata wagira ikibazo nk'icyo ngicyo sinigere nkimenya kikamenya leta mbere yuko njye nkimenya twakabaye twarajyanye kuri iyo leta wagiyeho twakabaye aka kanya twirukanka tumushakisha ako uriyicaye uraryama ugasinzira ngo impanga ngo sundi muri impanga cyangwa papa wawe yaraje atera inda na papa wa Ritha araza ashyiramo indi muvukira rimwe mugira ngo muri impanga ko sinibaza ko impanga zitwara nk'uko witwara nyine muba mushaka ko nifatane muba mushaka ko ergo nakabaye mbizi
nakabaye mbizi nicyo kibazo. Okay basi uzi si ikintu mbonye ntago ari impanga yawe ugenda naramuka netoramuka tunamubonye muzajye gupimisha amaraso yanyu mwembe muzasanga atandukanye. Come on garuka man wirakara gutyo kuko atari impanga yanjye se hanyuma yaba ari impanga yawe aka kanya nkaba ari bwo menye ibyo bintu hejuru y'ibyumweru byose bishize. Komeza kwizera ejo hazaba heza niba uyu munsi urira ejo uzaseka niba uguye haguruka wongere ugende ubuzima buragerageza ariko ntibugutsinda wihangana agera ku ntsinzi. Ibura shuti taking care nubwo uyu munsi ubona umwijima icyo zuba rizongera rirashe icyizere imana komeza ugende umunsi wawe ugutsinda uzagera. maze igitangaza uba witeshwa uturira. Amanda basi mfasha nyine tubone umuvandimwe wanjye. She is my twin, my everything. Buri kimwe nyine ntago nzi ukuntu wabyumva winererana just Rina ntago ngutereranye akamubwira ikintu kineye agahinda. Yes ndabimenya aka kanya. Okay ngaho mfasha basi nitumubona muzambwira ibindi byose mushaka ariko nyine mfasha tumuhige wenda wowe uzi ikintu gihari wambyukije na nubwo ndi bwogere gusinzira ngiye kwambara amahirwe uragira yonyine nuko umubona mbere yanjye nimubona mbere yawe sinzi ikintu uzakora kugira ngo ubucuti bwanjye bugume ku rwego bwari buriho kuri wowe kubera yuko icyizere nari nkufitiye aka kanya cyamaze gutakara hasigaye nka 5% kandi urabizi ko nakwizeraga byibura 99%. Ariko kubw'ibi bintu wampishe Yesu we uyu mwana ibaza abaye yarapfuye. Yeah no wait nawe kandi nyine ni muzima ariko ntago ameze neza. Ibaze abahese ubibwirwa n'iki kubyumva katameze neza ariko ni muzima mwifata nyine ngo muhite mumwica. Wait kanwereke kangiye kwambara weho amahirwe make yuragira nuko uramubona mbere yanjye nibwo ndemera ko byura wigeze ushyiraho umuhate wo kumushaka. Nimubona mbere yawe ngiye mushatse umunsi umwe wo kabumaze ibyumweru bigera muri 3 ngiye nawe turata turangizanya. Rina ndabikubwiye ngewe ntago ari gutyo m'inshuti n'abantu ubushuti bwanjye nzi kubukontorora. nawe ndaza kubigenda n'ibi bintu Umurashuti witsikindege ibyo unyuramo byose siko bizahora Ritha izere imana komeza wizere umunsi wawe uzagera ari iyo buzima bukuremerera ukibaza ejo yawe izagera amarira kaza umutima ukarembera ukumva ko ntawugutega amatwi ariko shuti komera tukareke inzozi zawe nubwo inzira yaba ndende
komeza ugende igihe cyawe kizagera niba uyu munsi ubabaye ntibibuze kwejo uzababara niba uyu munsi uguye haguruka wongere ugende kuko Imana irakureba kandi izi ibyo unyuramo umurashuti witike indege ibyo unyuramo byose siko bizahora Ritha izera Imana niyo yawe komeza kwizera ejo hazaba heza niba uyu munsi urira ejo uzaseka niba uguye haguruka wongere ugende ubuzima buragerageza ariko ntibugutsinda uwihangana agera ku ntsinzi tugapima ubuzima bwawe n'ubw'abandi buri muntu afite igihe cye cyo kurabya hari imbuto zimera vuba hari izimara igihe mu butaka tukavuge ngo waratsinzwe urugendo God. rutararangira Mwana none ibi ni ibiki kuko ndaza kubigenza uyu munsi ishobora kuba igihe cyo kwitegura abakubuye ngo nduzabishobora hano nabuze n'uburyo bwo kuca ayiwe mana koko nawe nashakiye mana sisita wanjye koko uri hehe wagiye kuba hano kuva mu gitondo nshakisha nirirwa ngenda mu muhanda inshuti zawe abo inshuti zanjye hose nkakubura koko noneho ndarushye pe mana kora ibyawe umenye ko namubuze ubu kuko mana wandenganya hari ukuntu hano nawe ndumva hashyushye yawe harabangamye sisita adahari ibintu byose mba mbona byambangamiye byanyegeye kuko ndaza kubigenza ne mana Isirayeli ndakwinginze mbabarira ungarurire umuvandimwe nzagushima nzaguha icyubahiro mbabarira n'ukuri ukuri iyo byabaga tukica inzozi zawe kuko utazi ibyo ejo yakuzaniye uzatsinda uzagera kure icyo Imana yatangiye muri wowe Lina tubasubiza amagambo menshi komeza ukore komeza wizere umunsi